aha nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe uribuka ubwo naje muri Kicukiro ndi kumwe n'aba prime minister ndi kumwe n'aba ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iraho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara urayibuka twari kumwe nyakubahwa minisitiri waraduherekeje twari kumwe ndabyibuka yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo yego ndabyibuka nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa nabyo urabizi ndabizi nyakubahwa his excellence ye rero ntabwo nigeze mbyumva ndongera mbwira prime minister mbwira n'abandi bashinzwe ngira ngo na minister wa infrastructure nawe wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abo ari bo bose najyanye meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye kampere kuri wowe uba wicaye ndaza kukubaza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika icya mbere na mbere turabasaba imbabazi kuko habayemo gutinda nta mbabazi nkeneye gusobanura we nsobanurira ibyo nakubajije mukimara kubitwereka twegereye uriya mutungo yitwa Yannick dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cyagize bite dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye duti ajya gusaba ikindi aho akiboneye uvuze ngo mwageze mute mwaramwegereye twaramuhamagaye yavuga ibyo wavuze mbere twaramuhamagaye baramwegereye bagiye barahendahenda bagiye bomboka baramwegera twaramuhamagaye nyakubahwa perezida wa repubulika dusanga icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye ariko bamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira ntabwo byibuka ndabyibuka mwadusuye ari ku cyumweru tumuhamagara ari ku wa mbere ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye nyuma y'iminsi mikeya icyangombwa cyararangiye cyararengeje igihe ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko iyo ntaza ntabwo muba mwarabimenye nicyo twasabiye imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika ariko imbabazi ni iziki by'imbabazi byihorere ndashaka kugera ku bikorwa mwaramuhamagaye musanga icyangombwa cyararangiye ubu icyo kibazo ni kimwe tumutegeka ko akivuguruza akora extension arabikora yahise akibona ntabwo byatinze nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa nyakubahwa perezida wa repubulika nacyo twasabye wowe ikibazo cyawe ni iki wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe ni iki ikibazo mfite nuko ntabikurikiranye hakiri kare uba nahariya ariko ukorera urahaba kurikirana ibyaho n'ibyo umuntu
yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane. Ibyanzinduye bikanzana nkaza no nkabikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze, ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa. Ugatinyuka ugataha ukabyibagirwa, kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo, koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi. Turabasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imbabazi zirampikize, imbabazi usaba ndazivanamo iki? Ndazikoresha iki? Urazinsabye ndaziguhaye, havuyemo iki? Haravamo iki? Haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora, haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuze. Ni iki? Imbabazi zo niko kazi twirirwamo, ni imbabazi gusa. Uba hariya cyangwa uba hanze nawe, bambwiye kuriya nyiri inzu aba hanze cyangwa ntuyemo hariya nyakubahwa. Ntuye muri Kicukiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wowe? Yego. Nyiri inzu we? Uriya mugabo niwe n'umugabo niwe n'umugore, nyiri uriya mutungo nawe ni haba, aba muri Kicukiro. So mukibanira muri Kicukiro gusa, ntagire ikintu mukora. Niyo umuntu yaje akakibereka ntagire igikora. Icyo uhabereye ni iki se noneho nk'umuyobozi? Uhabereye iki? Icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo biri mu byihuta nk'uko natwe tubishaka. Ibyo mushaka simbizi, ibyo mukora cyangwa mudakora nibyo mbona, naho ibyo mushaka ibyo ntabwo nabimenya. Ibyo mushaka ubundi nkwiye kuba mbibwirwa n'ibikorwa mbona, naho ibindi se nabibwirwa n'iki? Ibyo ushaka mu mutima wawe nabibwirwa n'iki? Meya w'umujyi wari uhari nawe, so ni njye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere. Your Excellency, uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze. Oya, banza usubize ikibazo nkubajije. Yes sir. Nabanje kubibereka, ngomba no kugaruka kubibibutsa. Abari gukora ubwo niko byagenze Your Excellency. Niko bikwiriye kugenda. Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Kubera iki ariko byagenze rero? Twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo Twarakurikiranye. Yes sir. Twarakurikiranye aho wasubiyemo, aho narinze kubabwira mugasubirayo, mwari mwarakurikiranye. Twaramushatse mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza. Mbere ntabwo twakurikiranye. Uravuga ibitari byo kubera iki? Ntabwo twakurikiranye ko munatubaza urashaka ibibazo. Nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya. Ubona mutera ibibazo abandi bantu, nanjye nshobora kubatera ibibazo. Navuga jya uvuga wabanje gutekereza. Naragenda habereka, mumara igihe mudakurikirana, ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister bwa kabiri nyuma y'amezi. Uratinyuka ukabisimbuka gusa, ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze. Ko byagenze gute kubera iki? Your Excellency, mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 koko. 8 hashize amezi 4, sinzi ukuntu bara. Hashize amezi 4. Nibyo Your Excellency, twararangaye. We are sorry for that. Kurangara birimo iki? Mu buyobozi harimo allowance yo kurangara. Ntaye tufite. Wowe buri munsi ku kintu cyose ugomba kubamo kurangara. Ntabwo ariko byakagenze Your Excellency.
twararangaye koko. bigendera iki gutyo rero nicyo kibazo, kuki bigenda gutyo muba muri Your Excellency, aho nta n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara, muratwibutsa koko aba aribwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora. akazi ibyo mushinzwe ni ibikize, mushinzwe ibiki? Mushinzwe kurangara gusa niko kazi? Ntabwo ari byo, Your Excellency. So nicara ni mu nyumvire nk'ibi, ibyo nababwiraga ni mu nyumvire nk'ibi ngibi. Mwebwe abayobozi bandi muri hano mbwira, tubinyure hejuru, tuze turirimbe, muvuye mu mahugurwa dutahe, ibi ngibi tubyihorere. Minisita wa infrastructure, ibintu bamaze iminsi bambwira by'amazu, inkuta zigwa, ibintu byarabitebuka bishica abantu, biterwa n'iki? Bibwira ko ari iki? Hari n'ibyavuba by'amazu mwubakiye abantu, yarakwiye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo, yarangiza akabagwa hejuru. Haba habaye iki? Murakoze kwa biriho cyangwa ntibiriho? Urabizi, hari ibyo uzi byavuba ibeni cyangwa ntabyo? hari biherutse kuba nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbwira muri make amateka yabyo, impamvu bibona kubereye. Ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi, awubatswe mu 2015, wubakwa n'umuntu bita Sabimana Jean bakunda kwita Dubai. Uwo mudugudu ngira ngo hashize mu cyumweru gishize ku wa 4 cyangwa ku wa 3 mu mvura yaguye, hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi, ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yari yakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement. Ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials. Okay, rero reka twumvikane, birabaye gutyo, birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute? Hagati aho inzego ziba zirihe zose zarizo zose bireba. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye, ni bya bindi navugaga, mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko bakigendera, ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu. Biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru. Kuki bibaho? Bishoboka bite? Your Excellency, ni ibyo mwarimu mutwigisha, ni ya mikoranire inzego zigiye zitandukanye, ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code, urwego rushinzwe inspection. Ahise bivuye muri inspection bamaze kubona yuko habayemo poor cyangwa se batubahirije ibyasabwe, hakozwe ko kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe, cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugaragara akamuha occupation permit kugira ngo ayo mazu ajyemwo aturwemo n'abantu, urwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki? Kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga. Precisely. Ari bimaze imyaka nabyo myinshi, rimwe akakubwira uyu muntu ubwerega nabyo bigashaka yubatse ahantu hatariho. Ubwo ni urundi rugero. Ndetse akubaka inzu akayirangiza, ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko? Umuntu yubatse inzu
ahantu hatariho amaze imyaka 2 ayubaka arayirangiza ntawe urabona ngo uyu muntu aho yubaka ntawe hakwiriye kuba hubakwa. Mumbwire ukuntu bishoboka, mumbwire impamvu bitubamo. Your Excellency, ukurikije uko inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero. Hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency, hari inzego zihari, hari inspection teams ziri mu murenge, hari ziri mu kagari, hari ziri ku rwego rw'umujyi. Nibyo nshaka kumva rero, ntabwo mbyumva ye. Mwe murabyumva ni mu nsobanuro. Abari hano mwese n'abari hejuru ufashaka kugira ngo ambwire ndashaka kubimenya. Nimwe bibamo nimumbwire bishoboka bite bye simbyumva. Kuzaba ari wowe uvuga ute ibi bintu byabaye sibyo. Ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye nibyo ko ubivuga. Ariko bimaze imyaka 2, ibikorwa bimaze imyaka 2. Umuntu yaratangiye amara imyaka 2 arangije ibyo yakoraga, hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kuba ihari. Habaye iki mu myaka 2? Habaye iki ku buryo utayibonye ngo uwo muntu ahagarikwe? Habaye iki? Mwese muba muhari nyine, inzego zose zaba zihari guhera hasi kugera hejuru. Nimumbwire ikiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo. Tujye tumenya ikibazo kinaremereye kimaze imyaka 2, tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye. Nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera, akaba ariko tubaye gusa. Mwarangiza mukajya mu mahugurwa, n'ejo mukazayasubiramo, ariko iki kibazo mukabana nacyo. Musobanurire. Ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byisha abantu ntibituviremo isomo, ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba. Turaha. Your Excellency, biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe. Hanyuma tubaye ingwate z'ibyo ngibyo. Twibere dutyo rero, twibereho dutyo, tubyemere. None amaherezo azaba yahe? Your Excellency, no guhinduka no gufata responsibility, ariko nanone gute se muzajya mu kiliziya musenge, hari icyuma umuntu yabanyuzamo, hari urukingo, hari nimungire inama. Hari umugezi twabajyanamo tukabajandikamo, hari bamwe babatizwa babajandika mu mazi. Ni uwuhe mugezi twabatwaramo? Rwose niteguye kubaherekeza nkirwa mbajandika muri uwo mugezi. Nimumbwire ni uwuhe? Kuko tuve mu bintu bya theory by'amagambo gusa, tugomba kujya mu bikorwa. Kuko ntabwo twabana, muremera ko tudakwiriye kubana nabyo dutyo, kandi nibyo. Ariko tukananirwa gutera indi ntambwe ngo tuvuge ngo bizakemuka bitya, ko bimaze imyaka, bimaze igihe. Your Excellency, ngenda bibonamo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere nuko
hari aho tugera tukaba ntibindeba, umuntu akavuga ati ndabiharira inspector kanaka niwe ubishinzwe, ubwo akabyihorera kandi wenda biri kubaka iruhande rw'akagari akabicaho, ni umuyobozi w'akarere, ni umuyobozi wo muri minisiteri runaka, akabica akabireka, birabazwa kanaka. Ikindi cya kabiri mbona your excellence ni guhishira, kuko ibyo biba byavuye muri za inspection cyangwa biba byavuye muri izo raporo ziba zakozwe. Urebye nk'iyo case yo mu 2015 hari aho byagaragaye yuko hari inspection yari yakozwe yari yamubwiye yuko yakoresheje poor material, especially steel bar yakoreshaga muri reinforcement, muri concrete. Ibyo ngibyo bikagaragara, ariko nyuma bigahishirwa, abantu bagakomeza bakamureka bakubaka. Ari nabwo haza kuvaho cya kintu cyo kuvuga ati ibyo byagaragaye, ariko wa muntu ibyo bimaze kugaragara wabibonye yabihishiriye cyane batabihishiriye, hari urwego yabigejejeho, urwo rwego ntirwafashe imyanzuro. Your Excellency kugeza kuri cya rwa rwego ya mazu bageraho bakamuha occupation permit jya gukorera muri ya mazu, kandi cya kibazo cyagaragaye. Nibyo ariko rwose ibyo uvuga nibyo, ariko hari icyo ngishaka kumva ntaramwumva. Ariko hari ikindi nkeka, ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko duteye. Ubundi nari nzi ko abanyarwanda banga umugayo, abanyarwanda hari ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless. Spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu baraho batagira innocence, batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze. Ibintu biraho bihora bimeze nk'iki, mbese icyondo biraho bifobagana bitageramo akantu gakomeye wumva muri aho. Icyo mbivugira, hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga, ni ikintu kiraho gifobagana, kiraho abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Kubaho utyo gusa uraho mukuru muto, nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko. Ubu nuko mumeze muri ibintu biraho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bikaba ibintu bijyana, amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu nuko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru, n'igihugu cyanyu ubu nuko kimeze. Muri abantu bakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo, ukavuga ngo ntakivamo, ntajyahagurukamo, kikababara kikagira agahinda, ukibera mu cyondo. Nuko mumeze. Ibyo uvuga nuko bimeze. Ibintu umuntu akora ikibi mukireba mukagiherekeza ninde yitwa nde? Kayihura, ni Kayihura bavuze ngo yitwa nde?
azwi ku izina cyane rya Dubai, ariko izina rye ni niba ntibeshye neza Your Excellency yitwa Nsabimana Jean. Yitwa nde? Azwi ku izina rya Dubai, ariko Dubai umuntu witwa Dubai ariko yitwa Nsabimana Jean. akaba akora n'ibyo mukajyaho hakabura umubwira ati wewe ubu muri ibintu bifobagana gutyo mwese society kamere ityo umuntu akaza akabakorana ibibica cyangwa ibyica abanyuga, kuko ibyo uvuga wenda hari ubwo wowe utabyitaho kubera ko byahitanye abandi, ariko bikugezeho bigahitana abawe nabwo wakomeza kandi nabo bizabageraho. Iyo byabaye umuco, ntawe bitageraho. Ubwo bizagera kuri mwe namwe bibahitanira abantu kubera ko Dubai ntawamuvugaho, ariko inshingano mufite mwafashe iziki? Wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we, muri abantu ubwo rega n'ubwo byarabaye, muzi n'icyabiteye, muzi n'uwabiteye, ariko nta n'utinyuka kuba yamuvuga ngo amubwire ati wowe rega ufite icyaha hano ashwi. Ubwo na minisitiri ubwo urahuza ntabwo uzavuga kuri Dubai, kandi ni wowe uyitubwiye ibyo ni wowe ubizi, ni wowe ubitubwiye, ariko nawe kugira ngo uzavuge uti umuntu witwa Dubai yakoze icyaha ngo anakurikiranwe babimubaza ashwi, nawe ubwo uzicecekera.